urabyemera uhakana ikintu utabonye ese buretse manze nkubaza sibyo ko wemera ko dinosaur zabayeho sibyo ni ikihe kintu cyangombwa ushingiraho ubyemera ikintu ese n'amashusho ye rukunda ubuzima bwiza ariko nta mafaranga sibyo amafaranga ntacyo ni ikosa gukunda ubuzima bwiza ntago ari ikosa ariko ni ikosa nanone gukunda ubuzima bwiza nta kintu ufite cyatuma ubugeraho wewe niko ubyemera ariko nkanjye nk'umufilozofe sinjya nemera ko umuntu agira umutima mubi sinjya nemera ko umuntu agira umutima mwiza niki kikweretse ko mvuze ukuri nuko bivuze aha bivuze ibyo ronye ndabihakanye nkunda binzobe bivuze ngo wowe ibyo we Ewan amahoro y'Imana kuri mwe mukomeje gukurikira Image TV naho ubwo nge ndurushinga tsinigisama mvuke cyanya macece nkabantana wa Rusizi ndashima sinci maci mu bwo ntazi senzi nyina urinde muhu ya nanjye nitwa Obi abedi ko bavuga gahoro mwa tuvuga gahoro akenshi umuntu muzima ntago avugira hejuru avuga gake mu ijwi rigereranyije uravuze ngo umuntu muzima ntago avugira hejuru avuga gake mu ijwi rigereranyije wese ubwo uvugiye hasi buri akenshi nujya no kwa muganga hari ahantu uzasanga handitse ngo gerageza ushyire ijwi hasi mpamvu urayizi nkana kutangiranye ubwenge bwinshi Ate kumata ibibazo rwose tugitangira koko ahubwo mbwira uri muntu ki urinde mu yandi magambo ndi kumwe nande icyo nakubwira cyo icyambere ndi umuntu ntago ndi inyamaswa kuko urambayije urinde ndi umuntu ntago ndi inyamaswa icya kabiri ubundi abantu benshi banzi nk'umufilozofe wabyigize wabyitoraguye umufilozofe mubihe buryo kandi uradusobanuriye ngo umufilozofe ni umuki ubundi umufilozofe ni wa muntu ushobora kuba yavuga ijambo rikagera ahantu rigeze abantu sibyo umuntu uvuga ijambo rikagera ahantu rigeze abantu urugero mu giswahili bajya bavuga ngo haraka hina baraka bivuze ngo mu kinyarwanda bivuze ngo iyihuse yabyaye ihumye iryo jambo urumva wowe haraka hina baraka bivuze ngo iyihuse yabyaye ihumye sibyo iryo jambo uramutse uryumvishe ntawe ryakugeza baye mpazi ubwo urumva nshonje naho byangeza koko buriya barakubwira ni ubwo abafilozofe bagenzi bawe icyambere ni ukurya icyambere ntabwo ari ukurya hari uzi wabivuze se hari bari abameshiyasi hari basuku ngenda bivuze keretse nimba uyu mufilozofe nonaha icyambere ni ukurya hari bameshiyasi hari ba Socrates bariya hari umuntu wigeze wumva ko ibyambere ari ukurya wakabaye wageze hano mwana utariye sometime nshobora kugira ngaha ntareye kubera icyo nshaka sibyo buriya akenshi uzabibona buriya umuntu azi icyo ashaka by'umwihariko iyo uri umukene uremera ukitanga ugakoresha uko ushoboye ukagira icyo ugeraho kandi utanariye ntibishoboka se ibaze ko igihe twayereye utarambwira amazina yawe amazina yanjye ati ndi umuntu ati byinshi cyane ariko icyambere ndi umuntu witwa nde bro nitwa Niyizandenganura Obedi ariko umva iryo zina Niyizandenganura Obedi Niyizandenganura Obedi none ndahamya ko abafilozofe nubwo ntaramenya niba warabyigiye cyangwa warabyigize cyangwa warabirose byanjemo warabyigize mani abafilozofe bimaze kubyubika ngiye kubaza ngo iki ntacyo ubwo kiraza kugaruka kiraje mukunda kubaza cyane no kucukumbura iki ibintu bigiye kure ukimara kumva ngo witwa Niyizandenganura ntabwo wifuje kumenya inkomoko y'iryo zina ntabwo nigeze nifuza kumenya inkomoko kubera yuko njye ubwanjye byanjemo numva inkomoko yabyo ntifuje kubimenya ni igihe sasa ni wayidusangiza iyo bavuze ngo nta n'uburenganzira ufite bwo kwanga kubidusobanura kubera ko izina ry'umuntu buriya ntabwo ari ikintu cyo guhisha ariko rimwe na rimwe hagiye bigirwa ubwiru nta bwiru buri mwanga urahise Niyizandenganura inkomoko yabyo kubera
Okay. Urumva ni izandengano harimo amagambo abiri. Harimo niyo. Harimo n'inshinga kurenganya cyangwa kurenganya. Hakaba harimo ariko ninde yagizwe ubwiru. Abwo bira ninde hari birengaho nyine kurenganya no kurenganura no kurenganura. Ubwo bibaye bingahe? Umusuma ubwo umusuma. Birashoboka ibyo ni ibyo abantu ntago mbizi ibyo simbyitaye. Ibyo nibyo basizika no mu filozofi. Yenye mu filozofi. Ko n'ubwoba. Ugomba kugira ubwoba. Komeza dusobanurire neza yombi. Ubundi niyo witomvamo ikintu bita Imana. Niyo babavuga. Yego. Niyo Imana. Urumva? Hanyuma umukameramani wanje nawe kikomereza. Buriya mu bintu byose dukora. Aryo warubajije ngo iki mu? Abafilozofe ntabwo bemera Imana. Nanjye ndayemera ariko si cyane. Icyo kibazo ndakikubariza humuro. Ngaho komeza. Harimo niyo ariyo mana. Hari n'inshinga kurenganya. Iyo nshinga kurenganya buriya kuri no dutuye abantu benshi barakurenganya. Ariko burya warundi mugabo uzakagira gute kakurenganura. Nase buriya rye twumva abana ngo bitwa ngo ba nyandwi. Kubera iyo ndwi nyine izuvuga karindwi kubera ko umwana wa karindwi ba Noheri kubera ko bavuze kuri Noheri. Nyibutsa abafilozofe nyibutsa akaza abantu ngo nkaba nyine bakabita baharira Imana kuko harira Imana baharagira Imana kuko haragira Imana. Ngo utangiye kunjyana mu bintu byawe. Ndavuga hari amazina twita abantu bidenye nuko bavutse cyangwa nibihi wabo bari barimo. Ego ko ni mwana bamwise wenda bunani bakamwita bonani kubera ko ariho yavukiye. Akakwita Pascal kubera ko yavutse kuri Pascal. Yego wowe nta hantu ibintu byo bihuriye n'akarengane wenda wanyu baba barahuye nako bakahita bavuga ati sha nizandenganura. Okay, ntago nakubwira ngo hari aho bihuriye kuko niyo haba hari sinakifuza kwamenya byansubiza inyuma. Rero simba nshaka gusubira mu byahise ahubwo mashaka guhera kano kanya ntegura ibyo hazaza. None utangiye kunshanga. Wenda njye urancanze. Wenda uvuga abandi bo ntago bacanze. Ndamvuga ko wenda bo babyumvise. None hari ikintu umukameramani wanjye nubwo nabapfa kuvuga ariko ariguyeho. Aravuze ngo abafilozofe ngo bivuga ko mudakunda kuba abantu muhuza na Bibiliya cyangwa se mwemera Imana. Kuko nibyo. Ubundi Bibiliya icyambere ni ibyanditswe. Buriya sinabyita nk'ubujiji ahubwo nabyita nko kwemera ibintu utabanje kureba. Niko nabyita sibyo niko nabyita. Ende nguteze yombi. Buriya abantu ajya kumva umuntu aravuze ngo Bibiliya ngo ni igitabo cy'Imana. Ukibaza Imana niyo yanditse igitabo. Imana niyo yanditse mu cyapa niyo yanditse mu mukono bikagucanga. Ariko ibyo abantu babivuga ntago nabyita ubujiji ahubwo buriya abantu benshi babaswe n'iyobokamana bumva ko ibintu byose Imana ariyo yabikoze. Abantu benshi babaswe n'iyobokamana bumva ko ibintu byose Imana ariyo yabikoze cyane rwose. Nawe niko byemera. Ubwo nawe uri nkabo. None se ubwo uhakana utewo? Nje ndabihakana. Sibyo ndabihakana. Kano kanya iyi ni telefone. Ndamutse mfashe iyi telefone hagira utundi tuntu nongeraho. Ariko nkatwongeraho weho utareba. Sibyo? Mfite uburenganzira bwo kubwira ngo nindera nkaba nahimba umuntu nakamatuye umuntu ni wabikoze. Ukamwemera kubera ko uzi ko uwabikoze atabikoze ugira gute ureba. Bibiliya rero nayo bavuga ko yanditswe n'Imana kubera ko Imana yandika ntago bari bahari. Ntago Bibiliya yanditswe n'Imana. Bibiliya ni igitabo cy'Imana. Ni igitabo cy'Imana cyande cy'Imana cyanditswe nande none n'abanditsi rero nagenzwe n'abantu batandukanye arimo baruka ba Matayo arimo nawe ni kubyemera kandi Ruka bavuga ko Ruka ngo yanditse igitabo acyandika waruhari. Oheraho hakana se wowe ndabihakana kubera ko abyandika sinari impari. Rero nge nemera ibyo nabonye. Ni ukuvuga ngo mu myemerere yawe ubwo n'Imana ntabwo yemera ko nturayibona. Njyewe warayibonye reka ngere nicyo mvuga. Warayibonye buretse gato. Warayibonye Imana warayibonye. Imana narayibonye. Bivuze ko ubwo yemera. Yes ndayemera. Bibiliya abanditsi bayo ntubemera. Yego simbemera kubera ko utababonye. Ntago nababonye.
ngendeye reka ndabyita imyemerere yo kabyara byita imyumvire sinzi icyo mbyita ukuvuga ngo unushaka kubyita imyemerere ku myemerere yawe ikintu utabonye ntabwo cyemera ntabwo nyemera ndetse cyakwemeza si ikintu utabonye nta kintu na kimwe nta chance yari yo kugira ngo wemere ikintu utabonye mbo wenda umuntu abikubwiye bakweretse amafoto se ubisomye ujya wumva inyamaswa bita dinosaur kamusubiza aho ngaho tunyejya mbyumvaho dinosaur bavuga ko zanazimiye ngo zarazimiye yego mbo biriya bintu urabyemera sibyo weho urabyemera njye nemera na ngunda uretse no kumbwira n'ibyo bintu urabyemera uhakana ikintu utabonye ese uretse manze nkubaze sibyo ko wemera ko dinosaur zabayeho sibyo ni ikihe kintu cyangombwa ushingiraho ubyemera ikintu ese ni amashusho ni amajwi n'ibiki ikintu gituma mbyemera ko byabayeho urumva nuko nafite ikintu gituma mbihakana ndabihakana nshingiye kuki icyo ikintu cyatuma ubihakana ni iki ngiki ntabwo bambwiye ngo tugiye kukubeshya mvuge ngo bampeze ubwo aba ari ibyo nyine ngiye dinosaur sinemera ko zabayeho kubera ko bavuga ko zabayeho ariko zibaho sinari imari sibyo nose wa muhungu we yego nako nyakuba ushobora kuba wemera ibintu bikeya ngiye nkurikije ku myaka yawe uko ushaka uko wanyita kose nta kintu uko ndi kukubona ushobora niba ari ibyo wemera ibintu bikeya kuko ku myaka yawe wabonye bike yego sibyo nabonye bike ariko numvishe byinshi ubwo byo wumvishe ntubyemera ariko kuva wewe wemera ikintu wabonye kandi ku myaka yawe wabonye bike yego uvuze ko wemera ibintu bike ubwo buzima ukabanamo gute n'abantu abantu benshi nkakubwira ngo kuwa gatandatu twakoze umuganda wenda wari uri Nyagatare ngiye nibereye inaha i Kigali ubwo bivuze ko ibyo bintu utabyemera icyo gihe kugira ngo byemere byansaba kujyaho mwakuriye umuganda kandi ubwo nabwo bimbwiye nabyita nk'amabeshyo kubera yuko nabwirwa n'iki se ko bawukoze nawe urimo ubundi muri kamere mu yandi magambo nabyo wabihakana buretse gato nkubwira ibintu bigize umuntu ubundi agizwe n'ibintu bitatu icya mbere agizwe n'ibintu bitatu yego icya mbere gushidikanya umuntu nyine agizwe n'ibintu bitatu arashidikanya aremera aranahakana ariko njyewe muri ibyo bintu ngizwe n'ibintu bibiri ndemera nkanahakana ntabwo nyanshidikanya imyemerere yawe bigoye umuntu agizwe n'ibintu bitatu ariko ngizwe n'ibintu bibiri ndemera nkanahakana wizanye reka guhata ibibazo ufite umugore hoya umukunzi ntawe mfite urabiteganya ntabyo nteganya impamvu ntabyo nteganya reka nyikubwira ubundi abagore cyangwa se abakobwa aho niho nashakaga badutega amatwi rwose icyo nicyo kintu ukunda ntabwo ari aho washakaga kuko ubundi muri kamere ya muntu bakunda n'abagore binsomyemo kuki se wenda aho niho nashakaga ntabwo mbihakanye noneho bakunda buriya akenshi reka nkubwire n'akantu nushaka kugira ngo ubashe kumenya ikintu umuntu atekereza hari ibintu bitatu bishaka kubikwereka icya mbere ishimangira ry'ijambo avuga ishimangira uri kuvuga ngo kuvuga ijambo ritsindagira yabishyizemo avuga iyo uvuze aho niho nashakaga urumva hari ikintu wari wabuze wihise ukibona icya kabiri uburyo asa nk'ugaragaza mu maso ye aho niho nashakaga ubivuze utanahumbye aho niho nashakaga ndahumbije none se kariho nashakaga koko uri kunziza iki nyine muri kamere ya muntu bibamo gukunda abagore noneho kuba wavuze ko utagira umukunzi ibaze ko mise mbivumbura yo gukunda abagore urumva se wakanga ba mama bacu wowe urabanga bafata nk'abandi bantu bose uko mfata mama niko mfata n'undi muntu kuba rero wowe abantu utabakunda abantu ndabakunda igitsina gore utagikunda ndagikunda wambwiye ngo iyo utemewe urahakana
nyine ndemera ndabakunda. ubwo niba utanakunda ubwo urangana. Yego n'urwango ndarugira rwose, ngiye umbabaje ndakubabaza tu. ese nyine kumvuga ngo urabakunda ukabyanga, ubwo navuga ati ubwo urabanga nabyo ukabyanga, ubwo nuhagaze jewe sinkubwi ako se wowe. Nari ngiye gusobanura igituma njyewe ntagira umukunzi, sibyo? ndakubwira ati n'uwo nashakaga. Uburyo bivuze rero, uburyo bivuze bisa binyereka ko bakunda cyane. Nibyo ntabwo wibeshye, gukunda abagore biri ukubiri. Umva, gukunda abagore biri ukubiri. Nje bakunda rero ukuye mu busesenguzi bwawe, n'abantu badukurikiye babyumve. Gukunda abagore biri ukubiri. Ubu bwa mbere duhere ku bwa kabiri, rero ku bwa kabiri, ubwa kabiri icyo ushaka aribwo duheraho, uko mbishatse nge nibyo bikwihuta, nibyo bikiganiro ubwashatse. Rero ku bwa kabiri, uburyo bwa kabiri gukunda abagore, tuvuga abantu ba mbere kabura ni byiza guhera inyuma turangiza. Uburyo bwa kabiri gukunda abagore ni igitsina. Iyo bavuze ngo runa ukunda abagore, ubwo ni uburyo bwa kabiri. Ubwo ni imiterere yabo uko bateye bitandukanye n'abagabo, ariko by'umwihariko bashingiye ku gitsina, sibyo? Nese umugore umukunda iki muri ubwo buryo bwa kabiri ni igitsina. Impamvu zatuma ukunda abagore ni nyinshi, njye nkubwiye ebyiri, uburyo bubiri. Uburyo bwa mbere, uburyo bwa mbere cyatuma bakunda ngo ni igitsina. Uburyo bwa kabiri ni igitsina. Yego. Uburyo bwa mbere rero bo navuga ko ari nk'imyitwarire yabo, sibyo? Uburyo bashobora kuba ari abantu batabeshya, uburyo bashobora kuba ari abantu gezaho bagira batagira bate batabeshya. Ni nk'urugero ngo haye sibivuze ko batabeshya, ubwo turabyita ngo tutabita imyitwarire yabo uburyo bo bameze muri sosiyete, muri rubanda nyamwinshi, sibyo? Urugero, hari nk'umuntu uzakubwira uti ngiye nkunda abana. Urumva uwo muntu uburyo akunda abana, usiye bimwe by'ikintu numva bavuga ngo nkunda abana, ngo nkunda ibyana. Urumva abashyizemo kandi kantu nyine gacengeramo ukuntu ni bya bintu rero njya mvuga. Ni bya bintu njya mvuga, urumva byo kuzimya umuntu wamubwisha ukuri. Jya numva bavuga wenda urugero, reka nkwe nk'urugero rwa hafi, ukumva wenda ngo nk'umuntu gagiye kunywa ngo nk'urumogi, ngo ngiye gufata ibaba. Urumva uwo muntu ikintu akora nawe ubwe suka agikunze, kuko arimo yagihishahisha. Urumva uvuga uti ngiye kugira gute, ngiye gufata urumogi. Ingingo yo twaba tuyiretse kubera kubura n'amategeko abizamo. Yego, ntose urumva ibintu bizamo amategeko wapfa kubisakaza, barabihishaye. Njye rero nta kintu njya mpisha, nta kintu njya mpisha. Nk'umufilozofe wabyivugiye, uvuga kuki? Uvuga kuki? Uvuga iki mu yandi magambo? Listen nagudarangiza. Uravuga iki ku kibazo cy'urubyiruko ruri mu ngo ruvuga ko nta kazi? Ruvuga ko nta kazi. Njyewe icyo navuga ku rubyiruko ruri mu ngo ruvuga ko nta kazi ni byinshi cyane. Icya mbere, urubyiruko rwa kino gihe rukunda ibiryo ariko ntirukunda akazi, sibyo? Ntabwo turya mwana. Urubyiruko ndabivuga, sinaguye ko ntajya mbeshya. Babwire mbese yego, urubyiruko rw'iki gihe rukunda ibiryo ariko ntirukunda akazi. Urubyiruko rw'iki gihe rukunda ubuzima bwiza ariko nta mafaranga, sibyo? Amafaranga ntayo. Ni ikosa gukunda ubuzima bwiza? Ntago ari ikosa, ariko ni ikosa nanone gukunda ubuzima bwiza nta kintu ufite cyatuma ubugeraho. Ni impamvu benshi bagira gute bajya kwiga. Rero ko tutabyumva ukuntu ari ikosa. Urugero rwa hafi, uramutse uvuze uti ndumva uwampa miliyoni, nta kazi ufite, nta nakuteganya. Yewe niyo bakwiye ngo ujya mu kiyede ubwoba burakwica. Byagiye biba ku bantu benshi nkanjye, kuko mba nagiye nca mu buzima bwinshi butandukanye. Ari naho mera njye mba n'umufilozofi. Njye ubufilozofi bwanjye bukomora ku buzima nabaye mu history, amateka niyo atuma umufilozofi. Buriya akenshi wasanga turimo kwishansiye, hakaza nk'umuyede, yasanga turi bukore mu byondo agahita agenda, yasanga turi buterura amatafari agahita agenda, bamubwira gukata icyondo agahita agenda. Urumva we ashaka umwanya mwiza, ariko atageze gute, adahereye ku bintu bigoye. Mu cyongereza bavuga ngo no gain without pain. Bisobanuye ngo
bivuze ngo mu magambo makeya n'abantu badukurikiye babyumve, ntushobora kugera ku buzima bwiza utaranyuze mu buzima bubi, ntushobora kugera mu bintu byiza utaranyuze mu bintu bigoye, sibyo? None se ko ari abantu bageze ku bintu byiza bataranyuze mu bigoye? Abo ngabo ni abatekamutwe, abo ni abatekamutwe ngewe. Oya, hari abana bavuka mu miryango y'abakire akavuga ibintu bihari agakomereza. Ubundi mu buzima ku isi habaho abantu 4 mu bintu bijyanye n'imibereho. Ukana reka nkumve nitonze. Ku isi haba abantu 4 mu bintu bijyanye n'imibereho. Uwa mbere ni umuntu uvuka mu muryango ukennye akazarinda apfa akennye kubera mu mutwe. Ukaba ushaka kuvuka mu muryango ukennye nawe ukazapfa ukennye kubera mu mutwe. Ni n'ibintu biburiya iyo uvutse ukennye ugapfa ukennye. Wari uzi ko bara n'Imana igukubita? Reka mivuge, uwo ni uwa mbere. Iyo uvutse mu muryango ukennye nawe ugapfa ukennye n'Imana irabigukubita. Bivuze ngo ubundi uvuka Imana ikurema kubw'impamvu. Yego, urabyemera? Imana ikurema kubw'impamvu. Noneho hari igihe impamvu yatumye Imana ikurema we wanga kugira ikintu ukora. Nimba waravutse iwanyu bakennye, Imana yashatse ko wabakiza, ariko ugize gutya uravutse ugeze ku isi nawe upfuye ukennye. Uvutse ukennye, ukuze ukennye, ushaje ukennye. Yego. Ubundi nge nemera ko buri muntu wese avukana amahirwe. Bro, niyo mpamvu kano kanya wowe uzaba umukire. Numara kuba umukire ujye kumva umuntu navuze ngo runaka yagize amahirwe. Runaka yagize amahirwe. Yego rwose. Ese nawe ni kubyemera? Sobonye na muntu usohotse n'imodoka hano. Buriya yagize amahirwe. Okay, reka nkubwire amahirwe twese tuvukana. Tuvukana amahirwe yo kuba dufite umutwe hazima. Mbese dufite ubuzima. Yego, dufite ubuzima, ariko by'umwihariko mu mutwe, mind. Sibyo, buri ufite mind utekereza. Bura niyo mpamvu ngiye kubwanjye biranambabaza cyane nk'iyo mbonye nk'umuntu avutse afite ubumuga bwo mu mutwe. Uwo muntu wabigoye ko yagira ikintu yimarira. Niyo mpamvu ngiye ningiye gufasha, mfasha ubundi abantu 2. Ngiye mfasha umuntu ukennye ariko ashaka kuva mu bukene. Nkafasha n'umuntu ukennye kubera ko afite ikibazo kitatuma akora, ariko wowe ukennye ni wowe ubyitera. Iwana wapi uri no kudukomeretsa none wenda ubwo byumvikanye bwabwirwa benshi yakombwa bene yo vango wari ugiye kurenza akandi kantu? Nari ngiye kurenza akandi kantu. Mwanya ni wawe. Ni ukuvuga ngo nimba wowe ukennye kubera wowe mu mutwe wahawe, niyo twahura mfite miliyari izagukubita. Niyo twahura mfite miliyari wenda gupfa nta kintu ushobora kuba naguha. Nzi ko ukennye kubera wowe. Ni gute umuntu akena kubera we? Icya mbere, nimba iwanyu uvutse mufite ubushobozi, bagushyira mu ishuri ukanga kujyayo. Ejo bundi abana biganye bakagucaho batwaye imodoka. Wa mwana mwiganye akagucaho kumuciye mu ijambo ko bakennye barize menshira. Yes, barahari. Abo ngabo nabo baramashyira mu kandi gatebo. Ubundi abantu ba mbere binjije urabazi? Ntago mbazi. Oje ntago. Mwana turinjije. Reka mivuge. Abantu ba mbere binjije babaho. Ni abantu bize. Ewe baragukubita. Gute? Mbo umuntu wize aba yumva ko urugero umuntu wize wenda nk'ubwarimu aba yumva ko ataba umuyede. Abavuga ati mfite diplome, mfite impamyabushobozi, ari kubw'impamyabushobozi zanjye mfite sinshobora kujya mu byondo. Ibintu by'akazi tuba tubiretse ngiye nkubaza ikindi kibazo cy'ingenzi menya nacyo cyanyuma. Njya nkunda gukurikirana ibiganiro uko era YouTube yahagiye yitwa gute? Yitwa Obed 10. Obed 10. Yes, Obed 10. Obed. Yego. Nta kibazo. Obed 10 ngiye kuza ibintu bya nizandenganura rya zina ryawe. None kuki waritinzeho? Ni rirerire. Niko muri kamera ya muntu z'uyu munsi. Zirasenyuka buri kanya. Wenda wowe wambwiye ngo ni byingo ubwo bintu byingo wowe rwose nyine numvise ibintu byo bakora bikuri kure cyane. Ariko ingo zirasenyuka cyane. Ubona biterwa n'iki?
Bo ese abo byasenyutse babigenze bate? ku kintu cyaye n'ingo akubundi mbere yuko ngusubiza reka manze nkubaze wowe nta rugo ufite? Yewe Jewe rero aho uranyinjira iki? Jewe buretse urambaza inyuma ya kamera. Nta kibazo. Ambo ugusenyuka kw'ingo icyo nabivugaho ikibitera icya mbere ni ibihe. Yes. Kwa mbere, kwa kabiri, kwa gatatu ndabara amezi. Oya. Iyo bavuze ibihe bitandukanye ngo ukwezi kwa mbere, kwa kabiri, kwa gatatu. Uvuze iki? Uvuze ibihe none se ubu nko mu magare ibihe tubibarira ku masaha cyane. Ambo uvuga ibihe uvuga wowe ni ibihe bihe? Ambo ibihe mvuga ukisi igenda isaza, ibihe isi yacu irimo kugenda isaza. Ngo generation igenda hazinde. Yego. Ambo iyo mvuze ngo isi igenda isaza bishingira ku bintu byinshi, ariko by'umwihariko ari ikintu cy'ingenzi gituma isi yacu isaza. Ni gute rero ibihe bigira uruhare mu gusenyuka kw'ingo? Ambo uko ibihe bigenda bigira uruhare mu gusenyuka kw'ingo, cya mbere bro urabona isi yacu irimo irasabwa gushyiramo ibikorwa byinshi, sibyo? Inganda, imijyi, ibintu nk'ibyo. None urumva ibyo bintu by'ubwabyo atari ibihe bishobora gutuma ingo zangirika. Guterera nje ntago ndi kumva. Ambo urugero rwa hafi, nimba nko mu Rwanda dufite umujyi munini, bivuze ngo umujyi utuyemo n'abantu benshi, urimo abatekamitwe, urimo abapasiteri, urimo abantu batandukanye. Aserata ni ukuvuga ngo ubwo uko dukomeza gutera imbere twegerana niko n'ibyaha bigomba kurushaho, bigomba kwiyongera. Iyo ni impamvu ya mbere. None se ko hari ibice bidatowe pe, ugasanga umuntu umwe atuye hakurya iriya, undi hakuno, undi ruguriyo, undi epfiriya, ugasanga zirarazishya bategeranye. Ibyo bintu by'abantu benshi bidahari, ibyo bintu bavugaga aho biterwa n'iki? Ubundi rero buriya mu muntu mo ndani mu kimwishemo hari umuhanzi waririmbye ngo nimba ari umuntu ngo si inyama ngo si inyama n'amaraso, ngo umuntu ni kimwishe. Ariko ubundi uwo muntu icyo kintu kimwishemo cyari cyo nawe bwe ntiyagisubije. Nikubwire se niwe wabiririmbye ntacyo ugiye kukivuga. Abo majide bra kugiye kumwemeza gereka nyikubwiye ni kimwishemo. Ibyo nabyo by'amajide Black yavuze nta kimwishemo ngo umuntu ngo ni kimwishemo. Iki ni cya kintu gituma akora ibintu byiza, ibintu cyitwa kamere. Kare hose umuntu ni kamere, wabyumvishe? Ni kamere ituma ukora ibintu byiza, kamere ituma ukora ibintu bibi. Warumbwiye ngo ko ari bo mu ntara ugasanga bacana inyuma kandi mu by'ukuri bategeranye. Bo biterwa n'iki? Ni cya kintu rero, ni cya kintu kiba kiri mu muntu. Urugero wowe ushatse umugore mwiza, man nshatse abagore babibabaho. Abagore babibabaho, uravuze abagore babibabaho n'umuntu urimo uratureba abyumva. Mu buryo se abagore babibabaho mu buryo kimwe nuko n'abagabo babibabaho, n'abasore babibabaho, n'abana babibabaho, abagore n'abasaza babibabaho, n'abakecuru babibabaho. Uri dekarayesha azanyuma n'abasaza. None se nta muntu uzitwa Shadibu? Ntujye mwumva ngo Shadibu utekereza ko Shadibu impamvu bamuvuga ari Miss wacu uriya ni uraneca mama. Yes. Ashingira kuki kimwe cyonyine ko ngari mwiza, nuko ari mwiza niko bivugwa. Urabyemera? Aba mureba we ntago byemera. Ariko buri muntu kuba mwiza, urumva kuba mwiza ku muntu. Ngiye mvuga ngo nta muntu mubi, nta muntu mububaho. Kuba mwiza ku muntu ni kuba mwiza ku muntu biterwa n'umuntu uri kumureba. Ngiye nshaka kukureba wowe nkabona uri kibi, nkabona nuryoshye kukureba, nkabona kubona rwose bimeze nko kubona n'ibintu biraho ngo biteteme. Akaba ari umuntu kubona akabona ko usura akabombo wagana rwose. Niyo mpamvu imyata ya sheri wawe uyibonamo amaribori. Uravuze imyata ya sheri wawe uyibonamo amaribori. Imigani muyikoroye.
ni ukuvuga ngo nyine wowe aho abandi babona ko ari habi ubona ari heza. Nibyo navugaga. Yego. Rero mu gihe umuntu umwe bamwe mubona ko ari mubi abandi bakamubona ko ari mwiza niko tuvuga ngo umuntu ni mubi. Ambo icyo nshingiraho ati abagore babi babaho ati abasaza beza babaho kandi arababona ko ari beza. Yego. None se nk'umunkanje mbo ndakunda pe ariko nta mukunzi mfite. Ndavuga umukobwa ndakunda ariko nta mukunzi mfite. Ngiye nkunda abakobwa bafite amabere mato. Bivuze ngo umukobwa ufite ibere rinini ntashobora kunyegera. Nozo ubwo umukundiye ibya mabere. Yes, umuntu se n'umukundira ibyo afite. Aho ngaho ngiye ntago ndimo. Aho ngaho ntago ndimo. Umva sikia, sivyo? Sikia nikwambiye. Umuntu umukundira ibyo afite. Ngiye nzaza ngukundira amafaranga, nkunda boss kuko ampemba. Nkunda umugore wanjye kuko ari inzobe. Simukundira umutima afite. Bora abantu benshi nabyita ubujiji. Banabyumve. Kumva umuntu aravuze ngo erega buranga ngo ubwiza bw'umuntu ni ku mutima. Ibyo bintu wora byemera? Ubwiza bw'umuntu ngo ni ku mutima. Ntabwo iyo uvuga kare arabagira umutima mubi. Hoya nge nta muntu njya nemera ko agira umutima mubi. Sinjya nemera ko hari n'umuntu ufite umutima mwiza. Reka nze nkwireke. Yego. Sasa rero icyo nari kuvuga ni iki ngiki. Hari abantu rwose ugasanga umuntu afite umutima bro mubi. We ni kubyemera ariko nkanjye nk'umufilozofe sinjya nemera ko umuntu agira umutima mubi, sinjya nemera ko umuntu agira umutima mwiza. Wemera ko nemera ko umuntu aba mwiza ku isura gusa akabona mubi ku isura gusa. Naho ku mutima reka mbivuge neza ubyumve. Njye sinemera ko umuntu agira umutima mubi, sinemera ko umuntu agira umutima mwiza. Njye nemera ko umuntu aba mwiza ku isura, nkemera ko umuntu aba mwiza mubi ku isura. Gutataba mwiza ku mutima rero cyangwa abe mubi. Impamvu nshingiye mu myemerere yanjye njye nta bushobozi mfite bwo kuba nareba ku mutima w'umuntu. Ariko umunyarwanda aravuze akari ku mutima gasesekara ku muntu. Icyo ushatse kuvuga ibintu utwereka twe tukareba nibyo bitwereka uwo uriwe mu imbere. Okay. Nkunda buretse nkunda abagore b'ibikara. Yego. Niki kikweretse ko mvuze ukuri? Nuko bivuze. Bivuze. Yego. Ibyo ronye ndabihakanye nkunda b'inzobe. Bivuze ngo wowe ibyo wemese ibyo. Cyo babyita mwana. Ibintu babyita. Mu yandi magambo reka nkusobanure. Kubera ko umuntu abeshya. Yes, umuntu arabeshya akanavugisha ukuri. Akari ku mutima gasisikara ku munwa. Wowe ibyo bintu urabyemera? Cyane ko mbyemera. Nge ntabwo mbyemera. Wemera iki ubundi? Ngo mbese. Mbwira ikintu wemera ubundi. Nemera ikiza n'ikibi. Bibiliya ati abantu batureba ati abagore ikiza n'ikibi. Ati iby'imitima myiza n'imibi umuntu ubundi yavuze umuntu mwiza ni isura ye n'umuntu mubi ni isura ye. Ese nta muntu mubi urabona? Nta muntu wawe mubi urabona ku isura uvuga uti umuntu ni mubi rwose. Ntuza ni mubi. Ntuza ni mubi. Ntuza ni mubi. Ntuza ni mubi. Reka twemere ko ntuza ni mubi. Ubu nawe uko wicaye aho hari ukuri murambona. Urimo uravuga uti umuntu ni mwiza arageranyije cyangwa ni mubi. Je ntago njyewe. Okay. Uzi ko njye niyo nkubonye ufite isura mbi mbwanga isura yawe nimbi. Noneho reka tuhite tugana no ku ngingo nyamukuru. Yego. Impamvu yo kugutumira nuko nje n'umuntu wumvisha ufite imyemerere ntago natinya kuvuga ko rwose ihabanye cyane cyase no gutandukana gusa birahabanye pe harimo intera n'ibindi bintu abandi bantu bizera cyabemera. Hari amagambo njya nkunda kukumva na ku rubuga rwa YouTube ukoresha ubyita ngo iki biriya bintu hari ubundi ubundi biriya ubundi cyane igitabo njye mfite igitabo cyitwa Menya Book. Impamvu nakise Menya Book harimo inshinga kumenya na book uko y'igitabo mu Kinyarwanda. Urumva ni umuntu ugomba kumenya book igitabo. Si igitabo kina kinyuma igifuniko cy'inyuma ni ibiyishe nk'imbere mu ndani. Muri icyo gitabo harimo ibiki rero nibyo nshaka ko dusangiza. Muri icyo gitabo harimo amagambo menshi yaguhindura imibereho. Tubwiremo nka makeya rero.
urugero hari ryo nanditsemo ngo amahirwe ni ikintu cya mbere tugendana nacyo ariko imbogamizi ni uko kumenya amahirwe ahantu aba bigoye. Amahirwe ni ikintu cya mbere tugendana nacyo ariko kumenya ahantu amahirwe aba biragora. Ibyo ntabwo nibwo nkubaza kubisobanura birumvikana. Amahirwe turagendana nayo mu byo dukora byose ariko ntituzi ngo ntago tuzi ahantu amahirwe aba. Yego. Ubwo muri icyo gitabo uhita ubisobanura. Iryo ni rimwe mu impamvu, iryo ni rimwe mu magambo abantu bagiye bagarukaho cyane akanabashimisha n'abikunda. Ya. Amahirwe ni ikintu cya mbere tugendana nacyo ariko imbogamizi no kumenya ahantu amahirwe aba. Irindi jambo. Irindi jambo navuga risa nkaho ryakomye abantu cyane. Naravuze nti nugira amahirwe yo gukorera umuntu. Ujye ukoresha uko ushoboye kurema inyungu mu kazi ke. Ubwo si ukumwiba niba mbyumvishe neza. Ibyo byiza. Mwana ukubwira abantu bajye biba abandi. Oya ubujura baratandukana. Nkuko hari amakosa rimwe na rimwe mu buzima bwacu dukora twigwanaho. Kuko ubona ko byanze. Abantu bakaturenganya twakuze gutya na gutya ibintu biri gutya na gutya. Iryo jambo risubiremo abantu baryumvye twumva ari rimwe urarisobanura ariko ngo nugira amahirwe yo gukorera umuntu nugira amahirwe yo gukorera umuntu uzakoresha uko ushoboye ukuremo inyungu mu kazi ke. Mu buryo bwiza se mu bubi bube bwiza kuremo inyungu ariko nuri abaguhemba. Yes. Si yo nyungu se. Dore impamvu yatumye mivuga. Buriya aba boss cyangwa se umuntu ugukoresha. Waruzi ko buri umuntu ugukoresha ari we muntu ubasha kumenya ubushobozi bwawe. Umuntu weho ukorera niwe muntu uzi ubushobozi bwawe. Ariko icyo kintu bivuze nifesha. Umuntu njewe nkorera niwe muntu uzi ubushobozi bwawe kuko ari umpemba. Ariko ubushobozi ufite cyangwa se impano ufite reka tujye ku mpano atinya kukubwira ko uyifite kugira ngo utazamurengaho. Maze kumbwira amagambo arya nabiri. Ako ubwo ndapara yatatu kuko niryo uvuze naryo niryo ubwenge. Ibi byo kuvuga ngo umuntu nkoresha n'ubuze ubushobozi bwanje. Yego. No kare uyagabagabana se. Yego. Niyo mpamvu rero nari yatera imigwi. Nari nkushubije iryo jambo nanditse. Iryo jambo nari nyine nanditse nuvuga ngo buriya umuntu ugukoresha n'ubuze ubushobozi bwawe. Rero nimba ari ubuza agatinya kubukubwira kugira ngo utabuzamurengaho nimba ugize amahirwe yo kumukorera. Wanakoresha uko ushoboye kurema inyungu mu kazi. Kuko najya no kukwirukana uzagenda uko waje. Ijambo rya nyuma turasoza kuko ibintu wambwiye nanjye nkwiye kugenda nanjye nkabisubiramo nkabyumva neza. Okay. Ijambo rya nyuma ku bintu byanye n'iyobokamana. Uragarutse nanone nyuma yo kwanga Bibiliya uzanye ibyo ngaho tubwire. Aho kuki kintu cy'kwanga Bibiliya gikomoje. Bibiliya wayihakanye. Yes, riga Bibiliya ni igitabo cy'umuntu. Ni umuntu wacyanditse. Ngo ntuyemera. Ko nanjye Bibiliya nayanditse. Korowani se byo uremera. Korowani se igitabo nk'ibindi. Waruzi ko Bibiliya nanjye nayandika. Kandi amagambo nanditse ukayemera kubera ko uri umuntu. Ibwirira iryo jambo birangiye sinifatanyije nawe. Gambwire irindi jambo. Ijambo rya nyuma akwiyobokamana navuga. Ubundi buriya Imana yacu ntago idusaba gukora ibintu byinshi. Idusaba gukora ibintu bikeya. Idusaba kugerageza. Wabyumvishe? Wowe Imana yacu ntago idusaba ibintu byinshi. Idusaba kugerageza. Imana yacu ntago idusaba kurirwa dukubisa amavi hasi tuyisenga turira. Idusaba byibuza kugerageza ukayereka ko uyitekereza. Burana nayo mpamvu buri Imana ntago Imana akenshi buri Imana nubwo ikunda abantu bayisenga. Imana ntishaka abantu ngo bayitakambira. Ishaka abantu bagerageza. Byibuza uriya muntu nubwo ari umupagani basigeze gukizwa. Ibyo bintu bisobanura. Ni ukuvuga ngo nimba uri mu kazi nimba ushaka gukora ikintu runaka mani wikireba ngo ugitinye kuko ubona ko kigoye ahubwo gerageza ugikora. Imana irabona ko wagerageje nayo ishyiremo ubufasha bwayo. Kandi uvuze ko niko kubera ko ingero nyinshi z'abantu dufite bakomeye bavukiye ahantu twavuga ko hadakanganye ariko barakomeye kubera ko ibyo bintu binini barabitinyutse. Ko hari ababyita amahirwe se. Abo babyita amahirwe ni ubujiji.
uradututse ntabwo ari kubatuka ubundi amahirwe uzi cyari cyo amahirwe ni iki dusobanurire dufashe wenda tubyumva nawe ubundi amahirwe icyambere amahirwe ni akazi gakomeye gute amahirwe ni akazi gakomeye gute nyine gusa tugeramo gatatu y'amahirwe njye nyita 3 ubwa gatatu ni amahirwe y'akazi ubwa kabiri ni amahirwe yo kuba ushobora kugira ku kintu utari witeze ko wakigeraho kandi cyiza ubwo biba bitunguranye mu buryo butunguranye ubwa mbere amahirwe ya mbere ubwa mbere ni kwa kuntu ugera ku kintu wakuturanyije wabiharaniye ayo ni amahirwe buriya abantu bakora cyane bro ajya twe rero tuvugana ayo ya kabiri ari abagutunguye ukabona umuntu ageze ahantu hatari nawe bimutunguye ayo ni amahirwe abaho ariko atajya apfa kubaho ariko abaho ni n'amahirwe nyine najya nifuza kubera iki nifuza ya mahirwe yo kuba nashobora kugera ku kintu nakuturanyije kuko buriya past yawe yitegura future ukejo hawe nimbe ejo bundi wari uri mu mihanga ikomeye cyane ibintu uvuze kubera ko nikunda ibintu by'imiziki mbese bisanisha n'imiziki hari ukuntu mu miziki umuntu akora akaririmbo kamwe akahita amenyekana abantu benshi byagiye bibaho n'abantu babikurikira babirebe uzasanga kariyeri yabo idakura igenda isubira inyuma uko bwije nuko bukeye nyuma yo gukora ako karirimbo arenda apfa adakoze indi nk'iyo ngiyo izindi zose ziri hasi yayo agenda asubira inyuma ariko wa muntu waje akora ibintu byanga asunikiriza nibo bakomeye yego kabisa kuva iki kiganiro cyatangira ako kantu mbwiye rwose akantu uvuze ibyo bintu by'amahirwe ijambo uvuze nararyanditse nanjye ibintu njye ubivuze namwe ntimukajya mwikina ubuze ibintu ubivuze uvuze ibintu njye navuze nuvuga ngo buriya uriya muntu uhora ukuturanya akora byanga asubira amasubira icyo nkoze ntanze urugero ku bintu byawe amahirwe wahuye nayo kubera ko wayakoreye byanga byakunda niyo meza kurusha yayandi akugwiririye yes umva bro nako umufilozofe nizande hanyuma hagati aho ngaho hari ubutumwa nagifitiye abantu ngereka mubwire mbabarira mbanze ngaho abahanzi bitwa ko barigeze ku rwego rushimishije nibo bantu barimo gukora indirimbo mbi abahanzi bahanga indirimbo dufite abahanzi batandukanye harimo amafilime n'ibindi amafilozofe nkawe ugeze mu muziki gute impamvu ni uko bibangamye ibyo bintu noneho biba barimo gukora nibyo abantu barimo gukunda abantu bakabikunda ngaho bitubwira aho tubyumva wifashishije ingero zifatika ingero zifatika sobanura ukuntu abahanzi ngo bakomeye aribo bari gukora ibintu bibi indirimbo mbi igituma bakora izo ndirimbo mbi reka nyikubwira ubundi abahanzi benshi iyo bamaze gutera imbere nimba ari drag nimba ari bikibanywa batanyire gukora ibintu bidafututse ikibitarana iki ngiki aba yumva ko yagafasha kandi nibyo ntago ari byo wowe nkubwiye ko uzarinda upfa utagafasha uzarinda upfa utagafasha kubera zigi reka nivuge n'umuntu wese dukurikiye uzarinda upfa utagafasha uzagashaka ariko uzarinda upfa utagafasha umuntu wanzaniye kumva nteye n'ubwoba impamvu tumwe nkubwira ibi umuntu aravuka agakura agasaza agapfa umuntu aravuka wibagiyemo gushaka umugore cyangwa gushaka umugabo ibyo ni ibintu special biri special ni ibintu umuntu agomba gucamo wese nese uko mu ntekerezo zawe mba numva bindi kure ni imyemerere yawe ariko gusa ababyeyi bawe bizabashimisha nibibabaza nzabiki bose ko bashatse bakanashaka ese ndamutse nshatse byabashimiye ndamutse ntashatse byababaza ese iyo baje ngiye bya nahombiki ngahe nguko iyi bayita Image TV ndengeje aha naba ndi kugorana no kuri kwimana uyu muhungu uyu mufilozofe kabisa ntiyemera bibiliya bisubiremo kanyati nge bayanditse ndahari ku myaka kandi wanyuze mu ishuri uriga yego ubu sibyo bikongoza yego nabyo biri mu bintu bimfasha kuba
ntago kugufasha no kukongoza ntago we bira yes we ibyawe birakongoza ariko ibyanjye ni ibintu bimfasha we uvuze ngo warongojwe bantu muskumva uyu munyamakuru yarongojwe jewe winjiramo kubera ko wowe amayobera umunsi buri kintu cyanangaje ari ibintu bavutse nanjye ndagushigikira aka kantu ko kutemera bibiliya ko ndaza kureba ukuntu abanyarwanda babifata uremera ko nzakugarura nyuma yo kwiyakana bibiliya na Qur'ani na bibiliya ntagatifu n'ibitabo mbo ibyo ngibyo nta kintu bitwaye murakoze bantu mukurikiye Image TV ewana reka tubabwira ati amore y'Imana akomeze kubana namwe ewana mukomeze mudushigikire natwe tukuzanira ibintu bigiye bitandukanye uyu yari umufilosofe tuzanye ufite imyemerere itandukanye niyo ufite ndabizi ko bitandukanye shalom